nta kabuza rero uwavuga ko tugenda twegera ibihe bya nyuma ntiyaba yibeshye, ariko ibyo bihe bya nyuma bisobanurwa gute? Ntabwo ari irangira ry'isi ngo isi iveho nk'uko tubizi, ahubwo ni irangira ry'ubutware bw'abazungu, noneho abirabura bakongera gusubirana ubutware nk'uko byahoze kera na kare. Ikibazo rero gikomeye cyane umuntu yagombye kuba yibaza, ese bizagenda gute umunsi Yuda, ubwoko bw'Imana bw'abirabura buri muri Amerika, niba ushaka kuva muri Amerika ngo bujye mu gihugu cy'isezerano, bizagenda gute? Imana iri kubwira Amerika, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu kuri no mu mwuka, ariko Amerika ntibikozwa. Aho rero ukibaza uti, uko abantu barushaho gukanguka, abirabura bose bari muri Amerika bamaze kumenya ku kigero cyo hejuru ko ari bo bwoko bw'Imana, umunsi noneho bashatse kubishyira mu bikorwa bakava hariya muri Amerika, bizagenda gute? Niyo mpamvu ubona Yuda bari kugenda bagira ingufu z'umurengera, kubera ko Imana yavuze ngo muri icyo gihugu bazajyamo batazi, bazamaramo imyaka 400, noneho bakazongera kwibuka abari bo. Nibyo biri kuba rero. Kubw'iyo mpamvu ukibaza uti, uwo munsi nugera bagatangira gushaka kugenda, nibwo abantu bose bagiye gutangira kumenya ko bariya birabura bari muri Amerika ari bo bwoko bw'Imana bavuga bwajyanywe bunyago, noneho imyaka 400 ikabishize. Kubw'iyo mpamvu rero Amerika, Yuda nibamara kumenyekana, nibwo na Afurika bazakurikiraho bagatangira gukanguka, aribo bwa bwoko 10 bavuga bwabuze. Wibuke ko mu gitabo cya Ezekiel muri Bibiliya batubwira ko Ezekiel 39 batubwira ko Yuda ari uzabanza gukanguka mbere, noneho hagakurikiraho n'ubwoko 10 bw'Imana bwabuze bita Isiraheli. Bose rero nibamara gukanguka bakaza hamwe nk'inkoni ebyiri mu kuboko kw'Imana, bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, nibwo bizaba birangiye. Buri muntu wese azaba atagishidikanya, azi neza Yuda ninde, azi ubwoko 10 bwabuze bwaburi muri Afurika ni bande. Amerika rero n'ibindi bihugu bifatanyije mu mugambi wa Satani, ibyo bintu ntibashaka ko bijya hanze. Ikiguzi cyose byatwara bashaka kubikumira, ariko nanone nk'uko bamara bivuga, ntabwo ushobora gukumira ubuhanuzi niyo wagira ute. Byagenze gute rero kugira ngo Yuda amara imyaka 400 yose atazi, atibuka ko ari ubwoko bw'Imana Yuda? Wibuke muri Zaburi 83, amashyanga yose yarateranye, araterana aravuga ngo muze dusenye ubwoko bw'Imana Isiraheli, izina ryabo ritazongera kwibukwa n'iri na rimwe. Niko bajyanye abantu mu bucakara, babatatanyiriza mu mpande enye z'isi, kuko bwari ubuhanuzi Imana yari yarabwiye ubwoko bwayo igihe badakurikije amategeko yayo. Bwarakeye biraba rero, ariko Imana irababwira ati, njyewe ntabwo nzareka Isiraheli ubwoko bwanjye buziraherezo, ntibikabe muri icyo gihugu muzajyayo abakurambere banyu batigeze bamenya na rimwe, bavuga ururimi mutumva, muzamarayo imyaka 400, nyuma mwongere mwibuke abo muri bo. Akaba aribyo biri kuba, abantu benshi bagisinzire batazi ibyo ari byo. Imana iri gukangura ubwoko bwayo bwa Yuda, kugira ngo na Afurika nayo ubwoko 10 bwaburiyeyo, bavuga Isiraheli yaburiyeyo, noneho bukanguke, ukuri kuze ahagaragara. Imana rero akaba ari itangaje cyane, bya bindi twasomaga muri Bibiliya batubwira ko imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe ku Mana. Umuntu uri mu buhanuzi, umuntu uri mu kuri arabibona neza, kuko bakora biriya bintu byose bihishe. Imyaka 1000 n'ibihumbi ishize bumvaga ko bahejije byarangiye, ariko uyu munsi urabireba ukibaza, se baruhiye iki, bakoreye iki? Kubw'iyo mpamvu rero niho ubonera imbaraga z'Imana zikomeye, ko ibintu byose yasezeranyije bigomba gusoza uko Imana yabivuze. Birasoza n'igihe gusa, kuko abantu bahugira mu kugira ngo bazime ibimenyetso, ariko ntushobora kumenya uko Imana ikora, kuko Imana ni Imana nyamana. Imana yaremye ibyo tubona n'ibyo tutabona. Reka nguhe nk'urugero, nk'akantu Imana iba yavunguriye ku muntu ikakwereka. Negeze kwibaza nti, Mana, kuki bari abantu bagiye muri Isiraheli bagafata kiriya gihugu bakakita icyabo, imyaka n'imyaka 70 ikabishize,
abantu benshi bakaba bari bazi ko buriya ari bwoko bw'Imana. Namye nibaza iteka nti mana kuki watumye bariya abantu bajya muri kiriya gihugu niba kitari icyawo bakitira ubwoko bw'Imana imyaka 70 kabishize, ubwoko bw'Imana bukabuhura n'amagorwa umunsi ku munsi. Icyo kibazo narakibazaga iteka, ariko Imana iza kunyereka igisubizo gitangaje, kuko Imana ihora itangaje, yereka bayo ibihishe. Imana nagiye kubona mbona nyeretse ngo reba bariya abantu bari hariya bari muri kiriya gihugu kuko bagambanye kugira ngo basenye ubwoko bw'Imana butazibukwa na rimwe, ariko bari muri kiriya gihugu kugira ngo basigasire izina bashatse gusenya kugira ngo ritibagiranwa. Ni ukuvuga ngo bita Isiraheli bari hariya, ariko ni ugusigasira izina rya Isiraheli, ariko bari hariya muri Isiraheli kugira ngo izina bagambiriye gusenya no guhanagura burundu kugira ngo ritazibagirana. Imana ni Imana ikomeye, yarabaretse bajya hariya kuko ubwoko bwayo bwari bwaratatanyijwe mu mpande enye z'isi nk'uko byari byarahanuwe. Noneho bajya hariya bavuye mu Burayi kugira ngo izina ry'Imana ritibagirana risigasirwe, uko bigambaga muri Zaburi 83 ngo tuzabasenya izina ryabo bya Isiraheli ryibagirane burundu. Imana yakoze ubufindo bariya abantu bajyamo bita Isiraheli, kugeza na n'ubu izina ry'ubwoko bw'Imana Isiraheli rirakibukwa. Noneho uko bagiye kuzavanwa hariya ni nka bya bindi dusoma muri Bibiliya, uko abantu bavanwaga mu gihugu, igihugu kikabaruka. Nibyo bigiye kuza rero, bizava muri izi ntambara ubona za Irani ziri gutangira. Noneho ubwoko nyabwoko bw'Imana bugasubizwa mu gihugu cy'isezerano, nk'uko Imana yatanze isezerano ku bwoko bwayo, yabuhaye isezerano riha Abraham, Isaac na Yakobo. Byose rero nibyo bigiye gusoza. Hano rero niho ugomba kwibaza ukavuga uti ese hazaba iki? Ni ibiki bizaba isi yose nimara kumenya ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura, cyane cyane Yuda uri muri Amerika no muri Afurika, ubwoko 10 bwabuze? Bizagenda gute abantu bose nibamara kumenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura batagishirikanya? Murabivuga nibwo hazahita haba ya makuba. Abantu benshi bavuga ngo amakuba ya Yakobo, Jacob Trouble, nubwo izatangira. Noneho batangire gushaka kwirara mu birabura, babyite intambara y'Isirayeli by'amoko, abirabura n'abazungu, ariko mu by'ukuri bazashaka kubizimiza, ariko abantu bazabimenya kuko ari ya makuba ya Yakobo azatangizwa nuko isi yose noneho izamaze kumenya ko ubwoko bw'Imana ari abirabura bidasubirwaho. Ngasoza ngira nti rero ubwiru bw'Imana burakomeye cyane, ari nayo mpamvu ubona abazungu bo bari babizi kuva kera. Ariyo mpamvu benshi batikozaga insengero, batajya gusenga. Twebwe tukaba twibaza tuti kubera iki? Kuko niba Yesu yari umuzungu ari ibyabo, ni ukuvuga ngo bari kubiharanira kugira ngo babikomereho. Ariko nyine Imana yaravuze ngo abazayoboka bazakizwa, abazungu nabo bazayoboka bazakizwa, kuko mu minsi ya nyuma bagomba kuzaza ku bwoko bw'abirabura kugira ngo babufashe gusohoka mu bihugu bagiye bajyamo. Ariyo mpamvu rero abirabura benshi bagisinziriye, benshi tubizi ko bakibaza ko biriya bishushanyo babahaye bya Yesu benshi ko babyitaho b'Agatolika ari we mwami n'umukiza, ahubwo barabeshywe, barahawe ibinyoma biri kurangira muri iyi minsi. Nuko rero nese kuganira n'umuntu umwe arambwira, w'umuzungu arambwira ngo ni gute ushobora gukomeza kwizera igitabo kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi avuga Bibiliya? Nta shingiro bifite, niko yambwiye. Ariko uburyo yabimbwiyemo nabonye ko azi neza ko byanze bikunze ibyanditsemo byabayeho kandi bifite agaciro, ahubwo bituma batinyagambura kugira ngo bakomeze batuyobore, kuko byanze bikunze bazi ko ubuhanuzi bwanditsemo aha buzatinda bugasoza. Yarambwiye rero nta kuntu byumvikana ukuntu isi yose ngikurikira igitabo kimwe cyanditswe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ntabwo ari ngombwa kubyizera, ahubwo wakwizera science, ukizera technology, ukizera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni gute wizera igitabo nk'icyo ngicyo? Urumva ko bo barabizi,
babizi imyaka n'imyaka, twebwe nibwo tugitangira kubimenya abantu bagikanguka, n'abaje bakibihakana, babirabura babihakana, bakivuga ibyo ntibishoboka, barani b'Abayahudi ntibishoboka. Ariko ntabwo Imana ihagurutse abantu ngo batangire kuvuga ukuri ku busa. Imana iratwereka, ikatwigisha, niko natwe tuzahanze noneho tugatanga ukuri Imana iba yaduhaye, kugira ngo uwumva yumve, n'utumva nawe wo kuyoba nyine uwo azaba ari wo kuyoba. Ariko Imana yaduhamagariye kugira ngo tubakangure, tubazane mu bubyutse mu kuri, kwa kuri kuzaba bature. Tukarangiza rero none twibaza tuti bizagenda gute umunsi Yuda yafashe umwanzuro wo kuva muri Amerika. Reka nkubwire gutyo kugira ngo ubyumve ko Amerika nta bubasha na buke izaba igifite kuri bariya abantu. Umunsi noneho baje hamwe bakavuga bati turarambiwe uburetwa, tugomba kureba uko dusubizwa mu gihugu cy'isezerano. Nibiba rero wewe wakana ngo si ubwoko bw'Imana, noneho ubwoko bw'Imana uzabwita bande ko buzamaze kugaragara. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.